gisigaye ngewe numva narateye intambwe. Iyo duhuye gutya twibuka abacu, abahutu, abatutsi, abatwa, uko twapfushije turi hamwe, twibukira hamwe n'ikintu gikomeye cyane. Ubundi hari igihe ku byerekeye jenoside y'abatutsi yarabaga tuyibuka, nibyo tukagenda turi hamwe dufite kwibuka bagenzi bacu bapfuye bazira ubwoko bwabo. Ariko hakaba ikintu cy'uko kifite nk'aho ari ipfunwe, mbese nk'aho uri kugenda nkanjye w'umuhutu, nk'aho ari ikintu ngomba kumva yuko ngomba kwifata neza, ngomba kugira gute n'ibiki n'ibiki, kandi nanjye nshira. Bikaba rero bigatuma ukwibuka kwacu ari ku bahutu ari ku batutsi, byaba ku buryo bugaragara cyangwa butagaragara, hari mu kintu kimeze nk'icyo guhembera umujinya. Ako kantu nako karimo yego, umuntu ababajwe kuko abe bapfuye bazira ubusa, bazira ubwoko bwabo. Ariko mbese bikaba naho impamvu bwo guhembera umujinya n'iki ni nk'ubu turi hamwe, warapfushije uri umututsi, narapfushije ndi umuhutu. Byerekana ko duhuye turi ba victime, twembi dushyize hamwe turwanya abande, abahutu n'abatutsi batwiciye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga yuko harimo kuvangura kwiza, ubwoko burimo kugenda buba bubiri mu banyarwanda. Hari abiciwe, hari n'ababishe. Urumva rero ko ni ikintu gikomeye cyane, kuko icyo gihe ntabwo tuzavangura mu kwibuka, ntituzavangura no kubicaye. Icyo kintu rero mu kwibuka muri rwose umuntu abitekereje, iryo tegeko ryo kwibuka ubu niho tutangiye rwose kuriha inzira nyayo. Turibuka ko duhuje imitima y'akababaro kacu twese, buri wese arizirikana, ariko arazirikana n'undi uri ku ruhande. Iyo nicaranye na Musonera nk'uyu munsi yavuga iby'umuryango we, numva nanjye ari umuryango wanjye wagiye. Nawe iyo mbimubwira ko abanjye bishwe na FPR, uretse ko yanabivuze, yumva nawe ari umubiri we ugiye. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, kuba turi hamwe tugashobora guhuza iyo mitima. Ako kababaro ni ukuvuga ko turimo no guhuza kwizera. Turimo guhuza kwizera, kuko ntabwo dushaka ko abantu bazongera kwitwaza ubwoko bwacu ngo bavuge ngo runaka napfe, runaka napfe. Kubera iki kintu turimo kugenda tugishyira ku ruhande. Umwicanyi n'umwicanyi, yaba umuhutu yaba umututsi, aragatsindwa. Abo bantu rero tukajya tumenya ko abo bantu nubwo batwiciye abacu, ariko bapfuye bahagaze bo, nta umuntu bakigira, kuko turi hamwe tubyemeza. Ikindi mbona cyiza ni uko hari ikintu birimo kugenda kibuza gikomeye, kirimo kirabuza abantu ubutegetsi bwitwaje
jenoside kugira ngo ibyaha byabyo n'ubushobozi buke bw'ubwo butegetsi butagaragara. Ntabwo Kagame azongera kuvuga ngo abantu habaye jenoside y'abatutsi ngo ni duhembere tugire gute tubyumve tugire gute, abivuge nceceke, nzamubwira ko atari we ugomba kubivuga. We ni umwicanyi. Iyo bivuze abatutsi ubishe bwa kabiri, kuko icyo wakoze wakoreye ari abo batutsi cyangwa wakoreye abahutu, ubwo bumuntu urimo gushaka guha abo uvuga ko abatutsi babizize, icyo wakoze wimye umuntu w'umuhutu, ni ukuvuga ko nta burenganzira, nta bumuntu ufite wowe bwo kuvuga uti jenoside y'abatutsi yarabaye, twibuke ko twababaye, twibuke ngo ibintu bitazagaruka gute, kandi uri mu bantu babihembera, uri mu bantu bakomeje kubiha inzira. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ikindi cya gatatu mu kwibuka mbona, nsigaye mbona muri gihe nk'iki, nsigaye numva ntuje. Umutima wanjye nsigaye numva ntuje uri hamwe. Kubera iki kindi nuko harimo ikintu cyo kwibuka nsigaye mbona cyiza, nuko ntekereza abanjye, noneho nkatekereza umutima bari bafite mwiza, nkatekereza agaciro bari bafite keza, nkatekereza indangagaciro bari bafite. Iyi ni nsigaye numva igihe atari icyo kubarira, nsigaye numva igihe ari icyo gushyira imbere urugero bansigiye. Nkabona rero rwose aho hantu, kandi bishobotse kubera ko turi kumwe. Ubundi nanjye numvaga mvuga gusa nanjye nzayingira ahantu ndire, nanjye ngira uburenganzira bwo kurira, none nsigaye numva none mureke hamwe tugire uburenganzira bwo gushyira imbere abacu, ubwiza bari bafite, ubumuntu bwabo, mbese tuburage n'abana bumve yuko mu kwibuka harimo icyo ubwiza bwabo. Nkabona yuko muri uko kwibuka nyine nitugukomeza nk'uko muri ibyo bintu bitatu tumaze kungukamo, intambwe ya kane nuko koko noneho tuzahagurukira hamwe ubutegetsi butuma abantu bapfa bazira ubwoko bwabo. Turashaka ko ubuzima bw'abanyarwanda bwongera kuba ubuzima bwuzuye. Tuzaburwanya tuzi icyo turwanya. Tutarwanya Kagame w'umututsi, tuzarwanya Kagame w'umwicanyi, w'umujenosideri. Twese turi hamwe. Bizahinduka kuko uko tuzafata abanyarwanda bari mu gihugu, yaba abahutu b'abatutsi, birumvikana noneho ntituzashobora kuvangura nk'uko byahoze bivugwa, ntituzavangura, tuzaba ari abanyarwanda bose. Urumva noneho nyir'ubwicanyi niwe nawe wa mugana azaba yigaragaje, niwe tuzaba turwana nawe ku buryo tuzamutsinda binoroshye. Kurwana ntabwo mvuga imbunda, simvuga imbunda bibaye ngombwa, siyo, oya. Ubu dufite imbaraga z'umutima, dufite imbaraga z'ubwenge, imitima yacu iri hamwe, ku buryo numva inzira yuko twongera tukasubira ibuntu iwacu, dufite ishema yuko twakoreye ibi bintu byose hamwe byo kwibuka hamwe abantu bacu bazize jenoside, bazize ijambo jenoside. Hari igihe mvuga itsembabwoko ku kibarivanyeho uko iryo ryavugaga ukuri n'abanyarwanda bakumva ibyari. Hari igihe abantu bavuga jenoside ukavuga uti umuturage yabyumva muri iki jenoside, ariko iyo itsembabwoko birumvikana. Agira ngo rero iki kintu tuzongere mvuge muri uko kwibuka kwacu, izo ngingo uko nazigize nicyo
nagira ngo nongereho nkagira ngo mbe mbashimiye murakarama. Arakoze Dr. Nkiko Nsengimana. Noneho dushobora kwakira ibibazo byo bifuza kubaza. Hari wari washatse kubaza hari haruguru hakurikiraho Sylvestre. Ikibazo ndashaka kubaza ndakibaza Bwana Musonera wabaye muri FPR. Hari abavuga ko FPR ari nziza kandi mutubwira ko FPR yatangiye cyangwa bayibamo bishe abantu mu karere k'Ubuganda kitwa Ruweru bakica Abahutu b'Abarundi n'Abanyarwanda. Ese abo bavuga ko FPR ari nziza yabaye nziza kuva ryari? Musonera. Ntabwo FPR yatangiriye Ruwero nkaho navugaga. Ruwero byari igisirikare cya NRA, abo banyarwanda barimo bica cyane cyane Abahutu b'Abanyarwanda n'Abarundi bari batuye muri ako gace. Ni mu gihe cya nyuma y'intambara ya Museveni. Ariko niho ushobora gukura isura nyayo ya Kagame n'ubwicanyi bwe, ari naho yakuye izina rya Pilato. FPR yabaye nziza ryari? FPR intambara itangira yifuzaga ko bereka Perezida Habyarimana ko hari Abanyarwanda yabujije gutaha, yimye uburenganzira bwabo, bafite ubushobozi bwo kurwana bakaba bafata igihugu, kugira ngo byibuze yemere imishyikirano abo Banyarwanda babashe guhabwa uburenganzira bwabo batahe. Icyo gihe FPR yari ifite mu by'ukuri umurongo w'ukuri kandi twemeraga. Ngira ngo ibyakurikiyeho ku itariki ya 2 bateye ku itariki ya 1 z'ukwa 10 mu 1990. Itariki ya 2 uwari umukuru uyoboye icyo gitero ariwe Fred Rwigema, General Fred Gisa Rwigema, nibwo yishwe. Uko kwezi niko hapfuye abasirikare bakuru b'inkotanyi, harimo abo mwagiye mukurikira, harimo Peter Bayingana na Bunyenyezi Chris. Aho rero niho FPR yambuwe, yatakaje inshingano zayo yari izanye. Noneho Kagame arayiprofita ayubakamo abashaka gukoresha uko yashaka gukoresha. Ni nabwo icyo kimashini cyica cyagize imbaraga kuko cyahereye ku basirikare bari bakuru muri FPR. Uti kuki mwayigumyemo? Ngira ngo icyo wenda wari bugikurikizeho kukimbaza. Reka nkigusubiza utarambaza kuko narenze ko gikurikiraho. Kwinjira muri FPR byari byoroshye, ariko kuyisohokamo ibyo ni ibindi. Urabyumva? Ntabwo twayibayemo kubera ko tubishaka, twayinjiyemo tubishaka, ariko twayibayemo tutabishaka. Ni nayo mpamvu navuze ngo jewe intambara irangiye nasabaga Imana icyampaho nzaca ngo mpunge kandi dufashe igihugu. Why? Kubera ko nabonaga ko igihugu kigushije ishyano. Aho rero baratubwiraga ngo kuingia ni rahisi, kutoka ni matanga. Ngo ni nani alikuandikia barua kuja hapa? Kwinjira biroroshye, gusohokamo biragoye, kandi nta wakwandikiye urupapuro rwo kubuza hano. Icyo gisubizo kiri clear. Enda nkwereka icyoroshye, manuka ujye i Kigali, nugaruka uzaba uri umugabo. Urakoze.
rero ukurikiyeho ndumva ari Sylvestre. Yeah,